Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu ba wa muyoboro. Uyu munsi ngarutse nje kubagezaho, turibaza tuti ni icyo umuntu yakora igihe yumva ahora afite umunaniro mwinshi cyane. Igihe umuntu ahora yumva ananiwe nubwo yasinziriye cyangwa se atakoze ibintu biremereye, ni ngombwa kumenya impamvu y'iryo ribwa. Umunaniro w'umubiri ushobora kuba ufite impamvu z'umubiri, umutima cyangwa se imyitwarire y'imibereho. Dore uko wabigenza mu byiciro. Isesengura y'iby'ingenzi wakwibaza mbere yo gushaka igisubizo. Ese usinzira amasaha ahagije 7 kugeza ku 9 nibura buri joro? Ese urya neza? Ukarya ibirimo intungamubiri? Ese uri mu gahinda? Agahinda gakabije cyangwa se ubwigunge? Ese ukoresha igihe cyawe neza? Ntugikoresha nabi ku bintu by'umutwe nk'imbuga nkoranyambaga cyangwa se televiziyo buri gihe? Ese ukora siporo cyangwa ujya ahanduye umwuka? Hari umwuka wanduye? Ese wigeze kwivuza cyangwa gufata ibipimo by'amaraso ngo urebe? Impamvu ya kabiri zikunze gutera umunaniro. Umunaniro uterwa n'imitekerereze, mental fatigue, gutekereza cyane ibibazo byo mu rugo, amafaranga, ishuri n'ibindi. Nta muryango, inshuti cyangwa se ugahora uri wenyine. Kudasinzira bihagije cyangwa gusinzira nabi. Imirire mibi, kutarya neza, nta biribwa bikungahaye kuri poroteyini, feri, vitamine B n'imyunyungugu. Gukoresha ibinyobwa bisindisha cyangwa ibiyobyabwenge cyangwa ikawa nyinshi nabyo byatuma uhorana umunaniro. Kutanywa amazi ahagije. Imibereho itarimo siporo nayo yagira ingaruka mu gutera umunaniro uhoraho. Kudakora imyitozo mikeya nibura ya siporo cyangwa se ngororamubiri, kugenda n'amaguru, guhinga, gutembera ukoresheje amaguru, iyo ni siporo yoroheje. Indwara runaka zishobora kuba zibyihishe inyuma. Gufatwa n'umunaniro uhoraho, chronic fatigue syndrome, indwara ya diyabeti, umuvuduko w'amaraso, indwara zifata imitsi n'ubwonko, ibura rya feri mu maraso, anemi, hypothyroid, gukora gake k'udusabo dutanga imisemburo, thyroid. Ibintu byihuse wakora mu buzima bwa buri munsi. Tangira buri gitondo ukora siporo nkeya, iminota 10 kugeza nibura kuri 20 y'imyitozo. Gukora squat, kugenda n'amaguru, kwiruka buhoro, kubyinira mu rugo. Ifunguro rifite ibirimo intungamubiri, urya imbuto, shiyari, betarave, watermelon, indimu n'izindi mbuto zitandukanye. Ibijumba, amasaka, amafi, amagi. Irinde ibiryo bidasobanutse nk'ibisoda byinshi, isukari nyinshi n'ibindi birimo isukari irengeje iyo wakagombye gufata. Kugira amasaha agendanye no kuryama neza, ntuhindagure cyane. Ufata isaha imwe itarengereye cyane, ujye ube waryama. Rara
cyangwa se ryama nibura amasaha 9 cyangwa 10 mu ijoro, kandi ubikore kare mbere y'uko uzajya mu kazi. Irinde telefone, computer mbere y'uko uryama nibura mbereho isaha. Inywa amazi ahagije nibura litiro 2 ku munsi. Amazi atuma amaraso atembera neza n'umubiri ugakora neza. Fata akanya ka buri munsi ko gutuza, mindfulness cyangwa prayer. Senga cyangwa se usome ijambo ry'Imana. Cisha make utekereze ku byiza kandi wirinde guhora uhangayitse ku bintu udafitiye imbaraga zo guhindura ako kanya. Cishe makeya hejuru y'ibibazo birengeje ukwemera cyangwa se birengeje ubushobozi bwawe. Igihe wakwiriye kujya kwa muganga, jya kwa muganga nimba uhora wumva unaniwe cyane nubwo usinzira, ufite ibiro biri kugabanyuka cyane cyangwa wabuze apeti, uhora wumva umutwe igihe mu mutwe umutima uhagaze cyangwa imitsi idakora neza, urwaye mu nda, urwaye umuvuduko cyangwa diyabete, inama zihariye. Shyiraho gahunda ya buri munsi aho uzajya usinzira ku gihe, ukagira amasaha yo kurya, gusoma, gusenga, gukora siporo ndetse no kuruhuka. Umunaniro mwinshi uterwa no gukora cyane, ahubwo uterwa no gukora ibyo udakunda kandi udafitiye igenamigambi ryawe. Niba ushaka gahunda y'iminsi 7 yo kwikuramo umunaniro no gusubirana imbaraga, uzakora gahunda yawe bwite. Murakoze, ndabakunda cyane. Mujye mwibuka gusharinga ibiganiro byacu, mukore subscribe ku bantu mutarayikora, muduhe like, munasangiza abandi ibyo mwakuye, ibyo mushaka ko tuvugaho mubitwandikira aho hepfo muri Ciao, ndabakunda we. Namugogo udaharikwa, namugogo udaharikwa.